yakinye iteramakofe n'umukinnyi wa filime w'icyamamare i Hollywood. Yamenyekanye muri filime zikomeye cyane nka Fast and Furious. Amazina ye nyakuri ni DUWINE DUGRAS JOSON. Yamamaye nka The Hawk. Tuguha ikaze kuri Mr. Sam Entertainment, aho uyu munsi tugiruka ku mateka y'umugabo w'icyamamare The Hawk. Yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 1972. Ise yitwaga Loki Johnson. Akaba nawe yarakinnye imikino y'iteramakofe, ndetse mama we yitwaga Anta Johnson. Yavukiye i California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite ubwenegihugu bwa Canada, dore ko papa we yavukiye mu gihugu cya Canada. Akiri muto yakuriye iwabo wa nyina muri New Zealand, ni naho yatangiriye amashuri abanza. Nyuma yagarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arangiza amashuri yisumbuye muri Hawaii. Akazarya ajya kureba imikino y'iteramakofe, dore ko muri imyaka yakundaga imikino y'iteramakofe, akareba uko papa we yitwaraga muri iyi mikino. Ari nako nawe yabikundaga, ndetse akagerageza kubyitoza bwihishwa, dore ko papa we yangaga ko umuhungu we yazaba umukinnyi w'iteramakofe. Ndetse dore ko akiri umwana muri iyi myaka yari afite impano yo gukina umupira w'amaguru, dore ko yifuzwaga n'amakipe kugira ngo ajye kuyakinira, ariko The Hawk akavuga ko atari byo bintu abona yazakora mu myaka iri imbere. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye yakomeje muri kaminuza, aho yerekeje muri kaminuza ya Miami muri leta ya Florida. Dore ko The Hawk yigaga ibijyanye n'ubugenzacyaha n'imitekerereze ya muntu. Mu mwaka wa 1995 The Hawk yarangije amashuri ye ya kaminuza, niko kuza agatangira kwitoza ibijyanye n'imikino y'iteramakofe. Papa we agatangira kubimutoza, dore ko yabonaga ko umuhungu we yarangije kubikunda, ko atigeze ava kwizima mu gukunda imikino y'iteramakofe. The Hawk mu gukunda imikino y'iteramakofe ntabwo ari ibintu byizanye gutyo gusa, dore ko papa we yari umukinnyi w'iteramakofe na sekuru witwaga Peter High Chief. Sekuru wa The Hawk witwaga Peter High Chief Maifia, nawe yari umukinnyi w'iteramakofe, ndetse n'abandi bantu benshi bo mu muryango ye bamenyekanye nka Rishi, Manu, Maga ndetse na Yokuzana. Aba bose babaye abakinnyi b'amateramakofe, bari abo mu muryango wa The Hawk. The Hawk yemeza ko agitangira imikino y'iteramakofe atishimiye cyane n'abafana, dore ko yageraga kuri stage bakamuha bu nyinshi cyane, ariko bitewe no kuba se yaramukomezaga, nawe yaramwumviye yirinda gucika intege. The Hawk akimara kwamamara ndetse atangiye kugenda yubaka izina, abahungu benshi cyane babirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kujya bamufana mu dutsinda duto aramamara. Gake nibwo yaje gufata umwanzuro wo kwandika igitabo yise The Hawk Says. Iki gitabo cyatumye amenyekana cyane, dore ko yacyanditse ashingiye ku bantu bamucaga intege, yemeza ko abaguca intege bose utakwiriye kugenda ubumvira. Ibyo bikaba byaratumye akomeza kwamamara, n'igitabo cye kikagurishwa cyane muri iyo myaka yaza y'ibihumbi 2000 gutyo. Nyuma yo gutangira kwamamara ku rwego rukomeye, The Hawk yatangiye kwifuzwa n'inzu zitunganya sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nk'iyitwa Hollywood. Yes, yamenyekanye atangira gukina filime nyinshi zikomeye cyane. Muri filime yakinnyemo bwa mbere hari nk'itwa The Scorpion King, yasohotse mu mwaka wa 2001, ndetse iyi filime ikaba yaranditswe n'abantu benshi bagiye batandukanye, igakundwa ikamenyekana cyane, ikaba yaratumye The Hawk yandikwa mu gitabo cy'abaciye uduhigo ku isi kizwi nka Guinness The World Record, bitewe nuko The Hawk filime ye ya mbere yakinnyemo
yahise ahembwamo miliyoni 6 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo role ya mbere akinye, ari nayo filime ya mbere akinye. Ibi bikaba byaratumye ahita yandikwa mu gitabo cya The Guinness Record. Yakomeje gukina filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye, yubaka izina hirya no hino ku isi, aramenyekana karahava. The Rock afite abantu benshi cyane bamufana n'ibigo byinshi cyane afasha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu The Rock afite abana 3 yabyaye ku bagore 2 batandukanye, dore ko afite n'abantu benshi cyane agenda yitaho mu bigo bifasha abababaye yagiye ashinga hirya no hino, ariko akaba adashaka ndetse adakunda ko ibyo bintu byose byashyirwa ahagaragara. Uyu mugabo ni n'umworozi w'inka cyane, dore ko afite amatungo menshi cyane muri leta ya Virginia, akaba afite inzu i Florida ndetse na California. Uyu mugabo akaba ari n'umwe mu bafite ibigo byinshi cyane bifasha abababaye nk'uko twabigarutseho hejuru. DUWINE JOSON Foundation, iki ni ikigo yashinze nacyo cyita ku bana bafite ibibazo byo guhangayika ndetse n'ibindi bibazo bigiye bikomeye cyane. DUWINE JOSON Foundation. Mu zindi filime yakinnyemo zikamumenyekanisha cyane harimo nk'iyitwa The Scorpion King, kazamo yitwa Pain and Gain, kazamo yitwa Central Intelligence na Skycreeper. Ariko mu zindi zamenyekanishije cyane harimo imwe abantu benshi mu muziho izwi nka Fast and Furious. Fast and Furious, iyi ni filime yamumenyekanishije cyane ku rwego rw'isi, umubumbe wose umenya ko hari umuntu witwa The Rock. Kuba yari umukinnyi wa filime ndetse n'iteramakofe byatumye akomeza kubona ibihembo byinshi cyane bigiye bikomeye. Aha twavugamo nk'icyo muri 2016 cyiswe People's Choice Award, ndetse iki gihembo yakibonye no mwaka wa 2017. 2018 yahawe igihembo cyitwa Kids Choice Award for Favorite Movie Actor. Ni igihembo yahawe mu mwaka wa 2018 ndetse n'ibindi byinshi cyane twavugamo nka MTV Generation Award. Uyu mugabo akaba amaze kuba icyamamare kuri ubu, akaba yarubakiwe ibibumbano byinshi cyane bigiye bikomeye mu nzu ndangamurage iherereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bamukunda bakaba baza kwifotoreza kuri ibi bibumbano yagiye yubakirwa hirya no hino ku isi. Uyu ni icyamamare The Rock, twagarukagaho mu kiganiro The Biography, wagezwagaho nanjye Mr. Sam. Aho kurikira kuri Mr. Sam Entertainment wakanda subscribe, ukatwandikira muri comment undi muntu wifuza ko twazavugaho mu biganiro biri imbere mu kiganiro The Biography. Tukwibutsa ko hari indi course twatangiye izwi nka YouTube course, aho wiga gukorera amafaranga binyuze ku rukuta rwa YouTube. Kanda subscribe ujye ukurikira ibyo biganiro n'iby'ubwenge ahangaha kuri Mr. Sam Entertainment. Ibihe byiza mwese. Kurikira ikiganiro The YouTube course kuri Mr. Sam Entertainment.